kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi mwese aho muri twongeye kugaruka tubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana abameze neza Imana ikomeze bagire neza namwe mufite ikibazo cyangwa murwaye Imana iborohereze. Ni Sandrine Nyambo nagarutse ndi kumwe na mugenzi wanjye n'ubundi ntabwo nawe reka nawe basuhuze. Akaze cyane twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turagarutse rero ni baba mama Ladies TV Show 1 turagarutse ngo twongere tuganire namwe twongeye kubaha ikaze tunabashimira urukundo rwanyu. Yego buri wese aho aherereye mu mpande enye z'isi uyumve mu ikaze. Twaje rero uyu munsi tutari twenyine. Uyu munsi ni show munsi ni fire Sandrine gusa. Umunsi twazanye n'umutumirwa inshuti yacu umukobwa wacu reka n'abanyarwandakazi n'abandi bose iyo babonye bino bintu bahita bamenya icyo ari cyo. Aha murakoze cyane ndo mwarubere Rwanda umutereka amata umususurutsa ruhimbi sindakari nka sitashye simone byo kamisha ndamusabye Imana Elizabeth musabye Imana muhitira muhijya rusezera ngayo nguko ahubwo rero ngo guma kaje Imana bavuze impundu ababyeyi bavuze impundu. Murakoze cyane inshuti zacu mwabibonye ko tutari twenyine uyu munsi twaje twikwije twazanye na musabye Imana Elizabeth ndaje dutarama gati gaturika kandi kamera ako kawe urakaza neza kuba ladies. Hano turaba ladies TV yacu yitwa Ladies TV Show 1 tubaye ikaze cyane. Musabye Imana rero inshuti zacu amaze kureba ibiganiro twagiye dukora hari ikiganiro twakoze hejuru yo kwitinyuka ku mutegarugori. Rero Musabye Imana amaze kubona icyo kiganiro byabaye ngombwa ko dusaba ko twazamuha ikiganiro kugira ngo yereke abantu ko yitinyutse kandi ko bishoboka. Mu by'ukuri hari igihe abantu bavuga ibintu bakabivuga ukagira ngo ni amagambo ariko bya bindi twababwiraga dore umusaruro wacyo. Musabye Imana yaritinyutse. Musabye Imana niki wabwira abantu witinyutse gute ukora iki ni ibiki bakwitinyuka abantu batabizi iyi ni inkuyo. Umuntu utabizi inkuyo ikoreshwa yakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere ariko n'ubu birakoreshwa ku muntu ufite inka. Inkuyo ikoreshwa uhanagura amase yafashe ku nka iramutse yabyagiye ikabyagira mu mase ukoresha inkuyo uyihanagura. Hanyuma inkoni murabizi iragira inka. Hanyuma rero inkuyo n'inkoni ntabwo bijya bisigara ngayo nguko. Bishatse kuvuga ko ukora iki muri make? Bo bishatse kuvuga ko ndi umutahira nkamenya amazina y'inka. inshuti zacu nk'uko Sandrine yarabibabwiye ubushize twakoze ikiganiro tuvuga ngo kwitinyuka ku mwari n'umutegarugori. Uyu rero ni igihamya cy'uwitinyutse. Murabona ko nk'uko bibasobanuriye iyi ni inkuyo iyi ni inkoni. Yego kera rero mu muco wo hambere twe tumenyere ko bino bintu ari iby'abagabo ari iby'abahungu ariko uyu nguyu ni umwe mu bitinyutse. Yego ni ubuhamya bwigendera yaritinyutse. Watwemerera niba tutakugoye ukatubwiraho gatoya ku mazina yazo? Murakoze cyane. Bimenyerewe ko nta mukobwa uvuze igikobwa ariko kandi iyo umuntu yemeje gukora ikintu agihera mu mizi kandi ndumva nta kosa ririmo nta muco naciye. Abaza abakuru baza kunyumva ntibaze kugira ngo natatiye indangagaciro Kiliziya ngo yakuyeho kirazira ahubwo rero niyo mwe bashumba mwe iyo mwe bashumba muragimbyeyi cyo nimwinikiza amahamba maze zirishe zitaha dore imitavu irataratamba buri yose ishaka iyayo kandi mubwire n'abamuhura murongoye muti iwacu zirakamwahahiye iwacu zirakamwahahiye gowe inkongoro
agacu muzaze tuzabaha amata meza iwacu zira irabaha ikivuguto cy'iwacu ishenge cyucu n'ikimurihi n'ibindi byiza byinshi ahubwo rero ngayo uko twinjira ntabwo twinjira nk'abigendera mu rusengero usaba gutegura ikibuga ukakinjira neza ndaje nababwira amahamba hakaba n'amazina yazo biratandukanye cyane amahamba niyo yandi uzumva bagenda mu njyana imwe mu ndirimbo hanyuma amazina niyo yandi ndaza kubyumva uraza kubyumva bitega amatwi bagiye rero mu mahamba imahamba rutete babanguriye rutanga ngo ibyari bitariranga ibyara amagaju gusa ningwina nyiramacumu ya rukika icumitisha amatwi amahembe agashara imanza imama inka y'umuraru umurambi muremure ubereye u Rwanda umutimbi yarayibonye aratangara ati ngushira ishyano umutunzi ayibonye arizirwa ati si ishyano ni ishyaka washyano imucumitira ihembe mu byano urwasa yirusenura ku butaka atuzira ikigajo nkazakuziririzayo inzira umusore w'ikigwari ushora mbere akuhira nyuma inzira inkumi y'amabinga icundi karigata inzindara n'inzira umutunzi upfa atagira abagaraga agapfa nawe umwirahiye arakaraza mutamu kumushito icyama inka cyanjyana zigata mwansate se ayo yari amahamba uruhanoronze mubwire amazina yazo yego sha hezirimo iniga mugabo yarugaga imwana igihe umutindi mujigiri mu biti by'amago na rugarika cucuka rakamurenga katsi kamumera mu kiganza yitwa rukomeza mbuga rw'imbere zirimo inyaganyagirwa n'igane zirimo iyakaringa nyir'umuringa uzibungura isazi zirimo inka y'urukundo imbabazi abahizi inshongoro ishize ubwoba rutabwiza imfura amanani zikabitsanganyamatsika imfura zitera hagira imana wayumvise ayo ni amazina yazo guma utangaje ibi bintu wafashe igihe kingana iki kugira ngo ubimenye sha nta n'igihe kinini byantwaye bisaba kuba kubikunda nabyirutse nkunda umuco nyarwanda mbirukira mu gatorero twari dutoranye nyine k'abantu b'abakatolike bari bafite bya bintu bavuga ngo ni hari utwana bajya batuza tugira kuri aritari aho niho ndabyirukiye nuko ntubaze nuko rwose byirukira muri ahantu nkunda umuco nyarwanda nkunda kubyina ntabwo nari umukatolike ariko kubera ku kantu bari bafite no kuri kitari najyaga kubyina ariko ntari umukatolike kubera gukunda umuco nyarwanda yumva nkunze kubyina cyane. None se ukiri aho hari umuntu wo muri famiye yawe wenda nka papa sogokuru se so wanyu waba warakoraga bino bintu wenda ngo twumve ko ari umurage? Abantu bacu ngiye ntabwo mbazi kwa sogokuru ntabwo nigeze mbabona ariko mama ajya ambwira ko papa kera nawe yabyinaga nkuko nakunze ndabyutse nawe yarabikundaga kubyina cyane ndumva ako kantu no katurutse haturutse. None se ikindi nakubona tukiri aho wenda hari aho babyigisha usibye aho mu bakatolike twese twanyuzemo ariko ntabwo twize kuvuga amazina y'inka cyangwa se amahamba byari ukubyina gusa kinyarwanda. None ibyo by'amazina y'inka barabyize mu ishuri? Ni ubushakashatsi wakoze nyine nk'umukobwa wirwanyeho? Byaje bite? Wabikuye he kugira ngo umenye kubikurikiranya gutyo? Hari ako numvise mu byo wavuze byose ikintu nafashe ngo ni uwampa inka yanjye cyakora kuko twegera nyine njye ndamubwira ukuntu wowe ubivuga ubikurikiranye nyine nk'ibintu wafashe mu mutwe byane tubanye mubwira ko nafashe kuko wampa inka yanjyana gusa ibindi nta kindi numvise. Nabyumvise ko sinabifashe yego. Ako kantu ni ikibazo cyiza rwose nkuko nakubwiye ko nabyirukiye muri iryo torero naje gukura mva muri iryo njya muri n'itorero ry'umurenge. Iryo torero ry'umurenge ababyeyi twabanagamo harimo umukecuru twabanaga we yari abizi kuvugira inka bati se bana banjye ko nkuze nshaje ejo cyangwa ejo bundi napfa ntabwo ushaka kubyiga ngo mwigishe mfata iya mbere nihuta cyane aranyigisha iki kintu rero ndanamushimira cyane aracyariho
umunsi umwe nzikorera amaboko agenda muzaza ni ukuri muzaze tujyane uyu mukecuru tuzamutumure wamutoje hanyuma namwe tuzabereka aho yavomye. none se Goreti we ibi bintu urabona Elizabeth sorry urabona byagutunga hari abadamu benshi bumva ko ibi bintu ari iby'abagabo nta nicyo bimaze n'umuryango ushobora kuvuga ati ibi bintu se bizamumarira iki urabona ari ikintu byagufasha. ibi bintu ni byiza cyane byarantunze natangiye kubikora 2018 uwo mubyeyi amaze kunyigisha yahise anshyikiriza perezida w'itorero nabyinagamo we yarabirambyemo ari umwe-MC ibintu byo mu bukwe byose arabikora n'ubu gutahira noneho aramfata anjyana mu bukwe bwa mbere arambwira ati uyu munsi nta mafaranga ndi buguhende ugiye gukora utinyuka ubukwe bwa mbere uze kumbaza uko bwari bumeze hanyuma rero uwo nguwo niwe wantoje aho ngaho yaragutinyuye muri arantinyura ubukwe bwa mbere mukorera ubuntu bwa kabiri mukorera ubuntu ubwa gatatu arampemba ampemba inote yo 5 kuko nari ndi umwana data we amafaranga iyi note ndayitanye urumva rero bino bintu birahaha biranyambika nibyo binyambika nakazi kagutunga buri munsi cyane rwose niki wabwira umuntu ubikunda ariko ucibye intege n'abandi sibyo ese nkuko uwo mubyeyi yagufashije akabikwigisha ujya wumva nawe ufite ishyaka ryo kuba wagira abandi ubitoza. urakoze cyane barahari ahubwo narabatoje mfite abakobwa 2 nawe natoje umwe ari Rubavu ubu ngubu undi ari Kigali barabikora se cyane uwo yagiye Rubavu yashatse umugabo yagiye ari umukobwa yarabikoraga sinzi ubu nimba yarakomeje kubikora yenda umutware washobora kutamwemerera ntabwo mbizi ariko yagiye n'amafaranga yaratangiye kuyaryaho rwose ari ibintu biryoshye. none se ukiri aho ngaho ngo ku mutware we niba yaba bimwemerera wowe nta mbogamizi waba warahuye nabyo wahuye nazo nk'umwana w'umukobwa winjiye muri ibyo bintu ese famiye yabyakiriye gute nizihe mbogamizi cyane ko babifata by'abagabo wowe famiye nayo nyine bundi yabyumvaga neza ariko nyine kubera ko ushobora gutaha ubukwe ukaza nijoro cyane cyangwa gusa no kurara iyo ni imbogamizi ya mbere nashobora gutaha wenda nagera mu rugo saa 4 z'ijoro ugasanga umubyeyi yagize ikibazo akanabikubwira akanagutunganya ariko ambwira ati nta kibi mba nagiye mu kazi akagera bagiye babyumva bagiye babyumva rwose kuko ntawe nongeye gusaba amavuta ntawe nongeye gusaba umwenda nyine bigeraho bakabibona ko nyine ari akazi tukiri aha twahita tubwira ababyeyi sibyo umwana nimba afite impano yego muhe freedom sibyo mureke ahubwo mushyigikire kugira ngo iyi mpano ye ikure izamuke mu by'ukuri bya bindi twitaga ngo nibyo abahungu nibyo twavugaga bya bindi twitaga ngo nibyo abagabo gusa nibyo abahungu gusa ntabwo ariko bikimeze sibyo umwana wese n'umwana kandi yakwidevelopa ashobora kuba umukinnyi wa football agakina football shyigikira umwana wawe ku kintu cyose ubona kimurimo oriye yo kumufosinga ku kintu runaka ahubwo wagira gute wamufasha wamushyigikira kuri iki ngiki uri kubona ashoboye none se Goreti ibi bintu Elizabeth sinzi impamvu ndi kumwitegereza ibi bintu ni byiza pe none niki wabwira abandi bana b'abakobwa bari hano hanze sibyo biyumvamo ibi bintu ariko wenda bagifite bwa bwoba urabijyaniranya n'ababyeyi kuko hari umwana w'umukobwa wiyumvamo iyo mpano ariko nyine ntabuzwa amahirwe icyo wabwira uwo mwana w'umukobwa n'icyo wabwira uwo mubyeyi utari bubasha kuha umwana we uburenganzira bwo gukora ikintu yiyumvamo kandi akunze. murakoze uyu mwana w'umukobwa ikintu namubwira natinyuke ashira ubwoba arashoboye rwose pe nanjye nagiye numva gifite ubwoba ukuntu abanje kuko nyine nayo nsanzwe menyereye ko imbere y'abantu ntabwo byangoye cyane ariko ubwoba ntabwo bwabura ari umunsi wa mbere hanyuma rero nawe arashoboye kandi ibyo bintu yabyaza umusaruro bikamutunga ashobora kuva ku ntambwe imwe agatera iyindi ntambwe hanyuma n'umubyeyi we amusapotinge ntamuce intege oya amufashe niba na ngombwa amushakire n'umuntu umutoza
kugira ngo bya bintu bimworohere Ya ya mpano y'igenda ikura apana kuyipfukirana. none se tukiri aho Yego. uburyo batumiramo umwana w'umuhungu cyangwa se umugabo Yego. ubikora ubona biri ku rwego rumwe nuko nawe bagutumira nk'umudamu cyangwa nk'umukobwa? So, murakoze njyewe kuva natangira nagiye mbona abantu benshi bakunda igitsina gore. urakoze cyane. igitsina gore rwose Ariko umukobwa nibyo cyangwa twinjiye mu mwari kazi ubikora turakanoza. pe abantu bantumiraga hanyuma wa wundi wantoje bagiye bamureka gake uko tujyanye mu kazi we yari umugabo umwe wantoje muri bwa bukwe nakubwiraga umukecuru warisaziye nanjye byakibijyamo hanyuma wa mugabo wantoje bagiye bamureka twagiye tujya mu bukwe kenshi umuntu agahita bati ngende ndumva mbakeneye ariko mbakeneye mutari kumwe nkeneye n'umukobwa wenyine ndamushakira undi bazahuza ariko wowe ntabwo mukeneye. urumva rero umwana w'umukobwa mu kazi wabikoze neza ubizi neza wabishyizeho umutima nk'ako kanya rwose mva nta n'ahantu bihurira n'igitsina wawe kuko ni ibintu tumenyereye abahungu turabimenyereye ariko iyo wageze mu kiraro umwana w'umukobwa ni agashya. urakoze cyane nabyeyi rero murabyumva. hari ikindi kintu yego nubwo watubwiye amahamba utubwiye amazina y'inka hari akandi kantu ujya ukora yego ujya usohora n'abageni kagira imana rwose katunyurizaho gatoya. ufite impano nyinshi imana yarakoze imana yarakoze ari imana yagiye inkorera nanjye zana ngufashe ntazi uko nabivuga. gusohora abageni rero nabyo ni ibintu nigiye muri ubwo bukwe ntabwo ari ibintu nabyo nigiye mu iryo torero oya ni ibinto nigiye mu bukwe ndavugana ariko ubundi aka kazi kamwe ko kuvuga amazina y'inka wajya nkakomatanya no gusohora umugeni bakongeraho akantu kuko ntabwo bakoze ibintu birenze kimwe mu bukwe ubundi ngo baguha amafaranga angana nk'ayo bari kuguha nyuma yo gusohora umugeni ni utuntu twanyine ndabikunda cyane iyo nsohokanye n'umugeni njya nkunda gukoresha indirimbo nkeya indirimbo njya nkoresha yitwa urungano apana arajarajara urungano twese nitwiyunge duhoze umwana umwari w'iwacu ararizwa ihorere mama kandi ugiye si kure cyane nudukumburuza atuma abana urungano rwawe tuzaza twese ihorere mama. ahubwo rero nayo nguko nuko njya nsohoka noneho rero urakoze cyane uretse turagushimiye Elizabeth turagushimiye cyane turagushimiye kandi nuko ufite impano ufite impano inshuti zacu mwe mureba uno mukobwa uno mwari w'u Rwanda uno mwari ubereye u Rwanda turabinginze abafite ibirori abafite blood shower abafite ibirori byose mufite mutumire uno muntu kugira ngo azabakorere mu mihango y'ibirori byanyu. waba ufite ubukwe waba ufite ikirori runaka mu by'ukuri nuko umwanya utubanye muke ariko arashoboye. yego mwakoze rero cyane kubana natwe. hanyuma Elize uwakwifuza ko wamuha izo serivisi zose ukora yakubona gute? bahe nimero yawe ya telefone. murakoze ukeneye MC ukeneye mutahira ukeneye umunyabihozo wahamagara kuri 078 10 28 155 isubire 078 10 28 155. yego murakoze cyane kandi turagushimiye kutwemerera kubana natwe ukaganira n'abakunzi bacu. Imana iguhere umugisha. amen. hanyuma rero namwe mwakoze cyane inshuti zacu wifuza umutahira wo kuvugira amazina y'inka n'amahamba arahari Elizabeth ku bwanyu mumagare mumuhe akazi
rwose akore kandi arashoboye arashoboye. Hanyuma kandi ikindi natwe turahari ku bwanyu. Ushobora kuba uri kure, utari hafi, utari muri kino gihugu cyangwa se utari mu majyepfo, udafite umwanya, ariko hari icyo ushaka kubwira uwawe. Aba Ladies TV Show turahari ku bwanyu. Ushobora kuba ushaka kumukorera surprise, hari icyo wumva ushaka kumubwira, kumushimira, yego turahari, mudutume. Hanyuma ushobora kuba ufite ibikorwa runaka ushaka kwamamaza, nabyo turahari ku bwanyu ngo tubamamarize. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Hanyuma hari icyo wumva twaganiraho ubutaha cyangwa se inyunganizi watanga ku kiganiro tugiranye, twandikiye muri commentaire. Niba ugeze hano kuri iyi YouTube channel uri mushyashya, kora subscribe. Kuri icyo kintu wari uvuze cyo gutuma cyamutume, hari abantu wenda batayizi neza. Nimba ufite umuntu ugiye gukorera anniversaire, ukaba wenda uri out country, uri hanze cyangwa uri kuri, ushobora kuduhamagara twe nk'aba ladies twabigufashamo, kandi hari ibintu bisanzwe, kandi turabamama nawe urabibona, nta kibazo rwose twagutumikira udutume. Hanyuma namwe mushaka kwamamaza mwese ibikorwa byanyu, byaba kampani, byaba amakoperative, ibyo aribyo byose mushaka kwamamaza ngo byaguke, mudutume aba ladies turahari. Turabashimiye cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nawe utahe.